Ndabashuje cyane inshuti bene data, Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda, ndabishimira cyane murabizi. Nshimira cyane abakomeje gukora subscribe, Imana ibaha umugisha kandi irushaho kubishimira, kandi mujye mwibuka gufungura inzogera kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho kandi bubagerereho igihe. Murakoze cyane rero, ni Eric Ndayishimiye murabizi. Nk'ibisanzwe umwana wanyu, musaza wanyu, mukuru wanyu, murumuna wanyu, Imana ikomeze kutugirira neza kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi turaza kuganira ku mateka ya Yobu, umugabo witwa Yobu, umugabo mwiza cyane wabayeho witwa Yobu. Turaza kuganira ibye, ese yari muntu ki, yavutse he, ese yari afite iki, yari atunze iki, ese yabanye ate n'Imana, yabanye ate n'abantu, ese iyi si yayibayeho gute. Turaza kubiganira ibyo byose. Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe, niba ari ubwa mbere ufunguye kuri iyi channel, ndagira ngo usabe ngo ukore subscribe kandi ukore ku nzogera, ukore share, ukore like na comment, byo turushaho kubana. Imana iduhana umugisha. Mbere yuko dukomeza rero, murabizi nk'ibisanzwe ntabwo twaganira ijambo ry'Imana tutariyegereza Imana, ibanze tweze kandi irushaho kubana natwe, ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi natwe dukwiye kugendera mu kuri no kwera kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Wakoze Mana nziza, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye Mwami wacu ko waturinze ukaturindira imiryango. Ni byinshi byaduhize Mwami Imana, tuba twanyuze muri byinshi, ariko uraturinda ukabiturindiramo, ukadushoboza Mwami wacu, ntuhabwe icyubahiro. Uturindira imiryango Uwiteka kandi uradushoboza. Ababyeyi uturindira abana, abagore ukaturindira abatware ukaturindira abafasha bacu. Uwiteka Imana kandi ugakomeza kubana natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abana ukaturindira ababyeyi, ntushyirwe hejuru Mwami wacu. Turagushimiye rero ko waturinze Mwami wacu. Nubanze tweze dutunganye, tubabarire gucyanirwa kwacu, weze imitima yacu Mwami wanjye uyitunganye. Tubabarire ibyaha n'ibicumuro, kuko iyo turebye turacumura, iyo tuvuze turacumura, twatekereza tugacumura, ariko nkundira ngo tweze. Amaraso ya Yesu atweze, amaraso y'igiciro cyinshi adukure ibizinga by'ibyaha, adukure urubanza rw'ibyaha, kugira ngo tukubere ibyaremwe bishya, kandi Mwami Imana tukubere ibitambo bizima bishimwa nawe. Uwiteka Imana kandi uduhe kutagenda n'ab'iki gihe, Uwiteka kandi tuyoborwe n'umwuka wawe. Urakoze kudushoboje Data, uha umugisha buri wese unkurikiye uri bwumve ijambo ryawe riri buvugirwa ahantu. Muhe umugisha utagabanyije, kandi ujye uhaze kwifuza kwe, ujye mu bye Uwiteka ubyivangemo, amaraso yawe uyavange naye, kugira ngo Uwiteka amukureho ibyaha, amukureho karande, amukureho imivumo yose, agendane ibanga ry'abana b'Imana, kandi umushyireho ikimenyetso cy'abawe Mwami. Urakoze rero kubikoze, nubane natwe mbisabye nize mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Bahaye ikaze rero inshuti bene data, Uwiteka akomeze kuturinda no kubana natwe, aduha umugisha. Nababwiye ko tuza kuganira kuri Yobu. Yobu yari umugabo udasanzwe. Yobu yari umugabo wakundwaga n'Imana, yari umutunzi. Turaza kugenda tubinyuramo cyane uko byaje kumugendekera, ariko ndagira ngo usabe ngo ntucikwe kandi iyi video uyirebe uyigeze ku musozo, kugira ngo urusheho kunguka byinshi. Ushobora gufungura, ugifungura ukumva urarambiwe ugakuraho, kandi igitangaza cyawe mu by'ukuri kiri hafi ku musozo w'iyi video. Ntukumve aho nahereye wumve nta byawe birimo. Iri jambo ni iryawe, niwe ryaziye. Ari igihe rero igitangaza cyawe kiba kiri imbere gatoya. Ndagira ngo usabe ngo ujye wumva, kandi ubu butumwa ubwumve witonze, buguhindure. Iyo nibuguhindura ugahinduka, nawe ugafasha abandi, icyubahiro cy'Imana gishyirwe hejuru. Yobu turaza kumuganiraho byimbitse. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Uwo ni Yobu mbabwira. Uze kwishyira mu mwanya wa Yobu.
niba wumva wagera ikirenge mu cya Yobu kandi wamwigiraho byinshi, wishyire mu mwanya we, kuko ibyinshi yahuye nabyo natwe tubicamo, kuko yari umukiranutsi, yari umuntu w'Imana, yari umwana w'Imana, kandi natwe abakiranutsi niko tumeze. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, urumva ko yari afite abana 10, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yarakomeye kuruta abantu bose b'Iburasirazuba. Bivuze ngo mu gice cy'ikusi cyangwa se Iburasirazuba, Yobu niwe wari umukire cyane, yari atunze kandi anubaha Imana. Kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Kuko iminsi y'ibirori byabo yarangiraga, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byotswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Ndagira ngo wumve aka kantu kandi ukumve witonze. Niba uri umubyeyi unkurikiye, aka kantu karakureba. Akenshi ababyeyi bakwiye kugira impungenge z'abana bamwe, kandi muranazigira. Ukumva umwana niba yavuye mu rugo mutari kumwe, ukibaza ahari n'ibyo arimo gukora. Aha Yobu nawe iyo yabaga azi ko bakoze ibirori abana be, kuko urumva bari abana b'umutunzi, bari batunze, bari abakire, nta kuntu bari kubura gukora ibirori, bakoraga ibirori. Ako Yobu agahangayika, kavuga ati, abana banjye ubwo bagiye mu birori nta kabuza bacumuye. Ngakabeza agatanga ibitambo byotswa bihwanye n'umubare uko bangana. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Yobu yari umukiranutsi ku buryo we ubwe yezaga n'abana be batazamubarishaho gukiranirwa. Ariko kana ababyeyi mwese mw'iyi minsi, umubyeyi wese unkurikiye, umupapa, umumama, ukwiriye kugera ikirenge mu cya Yobu, ukita ku bana bawe, umwana ukamutoza inzira akwiriye kunyuramo, kuko azarinda asaza atarayivamo. Tubisanga mu gitabo cy'Imigani. Niyo nzira dukwiriye gutoza abana bacu. Kugeza ubwo Yobu we yumvaga niba abana be bakoze ibirori, wenda bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, bakoze ibindi byaha, ariko Yobu akabeza kugira ngo Imana itamubaraho gukiranirwa. Buri mubyeyi wese iki kintu kimwigishe niko akwiye kumenya. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Ariyo mpamvu iteka umuririmbyi yaravuze ngo, hari umurezi uturega ku Mana, ariko dufite n'umuntu utuvugira ku Mana. Niyo mpamvu iteka ryose uri umukiranutsi uri mu isi, Satani ahora akurega. Ajya ku Mana akayibwira ati, ese warebye Imana yaba yakugiriye neza ikajya kukurega? Ubonye cya gitangaza umukorera uburyo cyise gituma yishyira hejuru, ubonye uburyo gitumye ahise atangira kutajya asenga cyane. Niba Imana iguhaye akazi ukabigira urwitwazo rwo kudasenga, niba Imana iguhaye amafaranga ukumva abo wagendanaga nabo ntibakiri ku rwego rwawe, ukumva umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntakiri ku rwego rwawe, kuko Imana ikuzamuyeho gato. Imana ibikureba, kandi ari n'umuntu ukurega ku Mana. Aribyo byabaye kuri Yobu. Satani arazamuka, Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Bivuze ngo abazerera isi arimo ashaka uwo atontomera, ashaka uwo afata mpiri. Murabizi ko Satani yazanywe no kwica, kwiba no kurimbura. Ibyo bintu uko ari 3, iyo atakwishe arakwiba cyangwa akakurimbura. Ibyo bintu 3 nibyo Satani akora, kandi nibyo birangiza abantu bose. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi?
iyo ni Imana yabwiraga Yobu. Ariko nawe uri kunyumva wishyire mu mwanya wa Yobu. Imana idutangira ubuhamya. Igihe wayegereye ugaca bugufi ikakuyobora ukayumvira, igutangira ubuhamya, nayo ikureba ikishima iri mu ijuru ku buryo igutangira ubuhamya nk'uko yabutangiraga Yobu. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Wumvise Satani azi ubwenge, ariko kantu ajya atambikamo kugira ngo adusabe. Wasanga Imana igukunda, ikugiriye neza, wenda byo nyine ufite akazi, ufite abana, ufite urugo rwiza, urakora bikagenda, urambara, urarya. Imana yagutangira ubuhamya n'ubundi nubwo ubikora uranakijijwe, Satani akagatambikamo ngo nuko Imana yakugiriye neza. Aha hantu humve witonze. Akenshi gukorera Imana ari ikintu ufite biroroha. Nshuti bavandimwe, aka kantu mukumve mwitonze. Gukorera Imana batagusohoye mu nzu, utaburaye, utambaye ubusa, abana batarwara, urugo rwawe rurimo amahoro, biroroha. Nshuti bavandimwe, biroroha. Ariko umukiranutsi nyawo mubona hahandi byose byakomeye. Ntagamburure mu makuba, niho nawe ashikama agakomera agahamya Imana. Yabura agahamya Imana, yabuze ubwishyu bw'inzu agahamya Imana, ari mu madeni agahamya Imana, umutware yamukubise, umufasha we batumvikana agahamya Imana. Ariko Satani hano agatambikamo abwira Imana ati, ariko se ugira ngo Yobu akubahira ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu y'ibyo byose atunze? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Ariko Imana nawe ikurinda. Imana irakurinze, kurindiye abana, amashuri bariga, umutwara ameze neza, umufasha ameze neza, ikintu cyose cyawe kimeze neza, kigenda neza. Ni gute se kuko wamugana utakunda Imana? Ariko umva, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Rero mpamvu uzasanga nyine umeze neza, uroroye, cyangwa se n'ubwo utanoroye, konti yawe ihoraho amafaranga, nta kibazo mbese ufite mu buzima. Ariyo mpamvu Satani abikoresha nk'umutego adusaba. Satani abwira Imana ngo, ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Ariyo mpamvu Satani adusaba, niba ufite akazi akakagukuraho, niba wari ufite urugo rwiza rufite amahoro, akaza akababuza amahoro, akabajyamo hagati kugira ngo muryane. Iyo bibaye uratangira ukibaza, se Imana irihe? Se Imana yaranyanze? Imana yarantaye? Iyo udakomeye wizere icyo wavuganye nayo, ngo ukomezwe n'amagambo nk'aya ngaya, utangira kwitotombera Imana, kandi ni Satani uba wagusabye. Rero niyo mpamvu umukiranutsi nyawe akwiye gukomera. Imana irangije isubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe. Bivuze ngo yari abihaye Satani abikoresha icyo ashaka, kiretse wowe ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Imana itegeka Satani ko ubugingo bwa Yobu ibumwimye. Ariyo mpamvu nawe ubona urwara ariko ntupfe, akazi kakava ariko ugakomeza ukabaho, ukabona amahoro ntayo ari kuriho, ukabona ahantu hose inzira zarifunze ariko ntupfe. Nuko Satani ahera akava imbere y'Uwiteka, icyo yashakaga yari akibona. Imana yemerera Satani kunyaga Yobu no kumwicira abantu. Amaze umunsi umwe, abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo. Maze abasheba bayisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaraga inkota. Ni njye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Uwiteka tugire neza. Aha Yobu ibyo yari atunze byose
amashyo yari afite byose, indogobe, ingamiya, byose n'amafarashi, amapfizi, byose byapfiriye rimwe. Akimara kubika ibyo haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakunguka. Igihe warokotse jyenyine wo kubikubikira. Imagine, ibaze iki kintu kikubayeho uri umukozi w'Imana, kikaba mu kanya nk'ako guhumbya. Aha wicaye bakaba barakwirukanye mu kazi batitaha, wagera iwawe ugasanga amashyo wari ufite cyangwa se wenda ibyo wari woroye byose byapfiriye rimwe. Wenda se wari umucuruzi usanze butike yawe irahiye, uratashye usanze inzu yawe yaguye, bikaba umunsi umwe. Ese wabyitwaramo ute? Uri umukiranutsi? Tubwizanye ukuri kandi turusheho kuganira ijambo ry'Imana no kwegera Imana. Imana iduhe gukomera kandi duhe imbaraga. Ibi bintu bikubayeho mu kanya nk'ako guhumbya wabigenza ute? Ndagira ngo usabe ngo ukurikire kandi ntucikwe. Kandi niba uri mushyashya kuri iki channel ukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza tujye turushaho kubwumvana, kandi mukoreshe mu busangize n'abandi. Akimara kubika ibyo haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakunguka. N'igihe warokotse jyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi. Murumva ko nta n'iminota 30 yashize Abakarudaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaraga inkota. N'igihe warokotse jyenyine wo kubikubikira. Ibyo wari utunze byose bigendeye rimwe. Akibivuga haza undi. Abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze nzigwira abo basore barapfa. N'igihe warokotse jyenyine wo kubikubikira. Nshuti zanjye, aha ho birakomeye. Buriya hari ikintu umuntu yihanganira ku rwego wenda rworoshye, hakaba n'ikindi kirenga ubwenge bwe. Buriya ibintu utunze ni byiza pe, biragufasha, ariko iyo bigeze mu bawe biba bigeze ku rundi rwego. Mwese abankurikiye ndabizi, harimo ababyeyi, harimo abakuru rwose, harimo ababyeyi bacu, bashiki banjye, bakuru banjye. Iyo ufite umwana akarwara ubona uko bigenda. Imagine hano yari amaze gupfusha ariya mashyo ye, ubutunzi yari afite bwose. Bikimara kugenda bamubwira ko n'abana be bose bapfuye. Ari we wabigenza ute? Yesu akomeza kuduha imbaraga. Ibi bibaho. Hari umuntu usanga bamwirukanye nko mu kazi, yagera iwe ari nk'umumama agasanga umugabo we yamusize. Yagera iwe ari nk'umupapa agasanga umudamu we yahukanye yagiye. Bamwirukana mu kazi agataha agasanga abana be bose barwariye rimwe. Ibi bibaho nshuti zanjye, ariko twisunga Imana ikomeze dushoboze. Yaba akigera mu rugo yasanga nk'umutware we cyangwa umufasha we yagiye yamusize, akumva abana be bari ku ishuri ngo barabirukanye Minerivare. Ibi bibaho, ariko ndagira ngo gusabe ngo ntucike imbaraga, ukomere wizere umwami Imana. Imana niyo ishyira ikuzimu kandi igashyira ibuntu igakurayo, niyo idukomeretsa kandi niyo izatwoma. Ndagira twizere Imana kandi turiyishingikirizeho. Ariko Yobu ntibyamubuje gukomeza kwizera Imana. Ndagira ngo usabe ngo ntucike kandi ukurikire. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero. Yarababaye cyane, arimoza yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Bivuze ko ntacyo ukura mu nda ya mama wawe, ukivuka ntacyo uzana ku isi. Ayo mafaranga dushaka ni meza, ariko ntayo ukura mu nda ya mama wawe. Nta myambaro ukurayo, nta mazu meza ukurayo. Kuriyuza nyine ni kuriyuza. Uza ntacyo wambaye, uza ntacyo ufite, uza nta n'ubwenge ndetse ufite. Rero hano yaravuze ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Reka mbabwire abavandimwe, iri jambo rirakomeye cyane. Uwiteka niwe wabimpaye,
kandi Uwiteka niwe bintwaye. Icya mbere cyo hano Yobu yari azi ko Uwiteka ari we Imana ishobora byose. Yobu yari azi ko Imana ari yitanga byose kandi ari we yabimuhaye. Nkawe nk'umukiranutsi ukwiye kwizera ko ibyo ufite ari Imana yabiguhaye kandi yaguhereye ubuntu. Mu mwanya umwe nubwo byagenda, izere ko yabyemeye ko bikubaho. Yemeye ko bikubaho kandi si ukikwanga, hari icyo ishaka kukwigisha. Ariko uvuga uti izina ry'Uwiteka rishimwe, nirishimwe kandi rihimbazwe cyane, kuko yabikoze. Ntabwo wabaza Imana ngo urakora ibiki. Imana ikora ibiyifitiye inyungu kandi izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza, ntabwo ari bibi. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, yakomeje yiringira Imana. Ibyo byamubayeho byose yakomeze yizera Imana. Ese wowe iyo bibaye ukora iki? Ese wowe iyo ubuze bimwe mu byo wari utunze, ibyo wari wishingikirijeho, ibyatumaga ubuzima bwawe bugenda neza nk'uko ubishaka, ukomeza kwizera Imana? Ese ibyo byose iyo bibayemo bitari mu kuboko kw'Imana bwo wagira amahoro? Niyo mpamvu ukwiriye kwizera Imana, ukiringira Imana, Imana ikagushoboza, ikabana nawe, igakomeza kugenga ubuzima bwawe no kubuyobora kugira ngo urusheho gutunganirwa no kugira amahoro uri mu isi. Yobu ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Uru ni rwo rugero rwiza natwe dukwiriye kugira, haba no kubitekereza ku Mana, habe no kubiherereza ku Mana. Ntabwo yavuze ngo Mana kubera iki wemeye ko bibaho, ko nzi ko ushobora byose, ese Mana uranyenze, ese Mana. Ntabwo yigeze yitotombera Imana, ahubwo yaravuze ati Imana niyo yabimpaye kandi niyo ibyishubije, izina ryayo rishimwe. Icyo Imana ishaka nicyo kibaho, icyo Imana ishaka nicyo gikorwa, icyo Imana muri yo itekereza yikora icyo yishakiye mu bumana bwayo. Niyo kamere y'Imana. Imana ntiwayibaza ngo urakora iki, Imana ntiyabibaza ngo ese uri mu biki, uravuga iki, ese Mana wa Mana we, ese ntabwo twavuganye. Imana izi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza si ibibi, kandi izi ibidufitiye umumaro mu gihe gikwiriye. Kandi Imana kuko ari umubyeyi iba ishaka kutwigisha. Nawe nk'umubyeyi, abana bawe iyo biga baramutse bavuye mu ishuri batarangije, ntabwo byagushimisha nk'umubyeyi. Niyo mpamvu natwe Imana itwigisha tugomba gukuramo isomo, twamara kurikuramo ikatwimura, ikaducutsa, tukava mu cyiciro kimwe tukajya mu kindi. Iyo Imana igushyize mu kigeragezo, iyo udakuyemo isomo iragusibiza. Nta muntu n'umwe Imana ijya yimura cyangwa se ikureho ishuri ry'ikigeragezo. Icyo ishaka ko yiga ataramenya icyo ari cyo, atarakiga neza, niba ari uguca bugufi, ugomba kuba warabaye umuntu uca bugufi cyane. Niba ari ukwihangana, Imana igomba kuba yaragucuze ku buryo uba umuntu wihangana ku rwego ruhambaye cyane. Niba ari ukuvuga neza, niba ari ukwiyakira, byose ukaba warabishyikiye. Satani kuko ari umugome ntiyakoreye ibyo byose Yobu ngo ashyirwe. Ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengera Uwiteka, na Satani ashengerana nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Yobu, Imana si uko yabikoze yanze Yobu, si uko yabikoze ibishaka cyangwa se ibigambiriye. Hari icyo yagira ngo yereke Satani, icyo yagira ngo yereke abantu. Hari ibiza ku buzima bwa Imana ishaka kwereka abo uturanye nabo, abo ukorana nabo, abo usengana nabo, abo ugendana nabo, abo wigana nabo, abo bose ishaka kugira hari icyo ishaka kubereka. Hari igihe igira ngo ikwereke za nshuti zawe zigukundira ibintu, hari igihe igira ngo yereke ba bantu bakugenda hari icyo bagushakaho, hari igihe igira ngo nawe ukomere urusheho kuyishingikirizaho. Ariyo mpamvu hano Imana
ntiyigeze yishimira kubabaza Yobu n'umunsi n'umwe. Ariyo mpamvu nawe nubwo ibyo byose uri kubicaho, humura irabireba 100% kuko ibasha no kureba agashishi k'umukara mu ijoro. Irabireba kandi igihe cyabyo bizarangira. Ahubwo w'icyo usabwa ni ukwizera Imana, kwiringira Imana, ukayikomezaho, ukabicamo utagaragaweho gukiranirwa, ugakomeza ukerera Imana. Hano Imana yakomeje gutangira ubuhamya Yobu, ikomeza kwereka Satani ko Yobu ari umukiranutsi uruta abandi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Murumvira ijambo. Ariyo mpamvu bavuga ngo akari ku wundi karahandurika. Bivuze ngo Satani ntiyanyuzwe kuko yabonye anyaze ubutunzi bwa Yobu. Yobu bisa naho wowe ushobora guhomba akazi ubucuruzi ukavuga uti ibintu ni ibishakwa. Ibyo abantu benshi turabivuga, ibintu ni ibishakwa. Abana nzabyara abandi. Nubwo tubabara yego nibyo, ariko ngo umubiri uhorerwa umubiri. Yavuze ijambo rikomeye cyane. Yashakaga noneho ko afata umubiri we, ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore mu magufwa ye yo ku mubiri we, azakwihakana imbere yawe. Mwumva ijambo rikomeye. Ari igihe nawe ibyo byose bizira rimwe, ubukode bukazira rimwe, uburwayi. Mbere y'uburwayi hakabanza kuza ibigeragezo byo kubura noneho n'akazi, ugasigara wibaza uko ugiye kubaho. Bikiri mwaho ngaho ugikomeje gukiranuka kwawe, Satani akongera akagusaba, hakaza noneho ibitero byo kurwara. Ukibaza ute se noneho ndabaho gute ndwaye, nta n'akazi mfite, se ndabaho gute ndwaye? N'ibi bibazo noneho biragenda bite? Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Imana yategetse Satani ko adakwiye gukora ku bugingo bwe. Bivuze ngo kumwica ntibirimo, ariko amubabaza uko ashaka. Iri ni ijambo rikomeye cyane bakristo. Niyo mpamvu dukwiriye kwizera Imana no kwirinda mu gihe turi mu bigeragezo. Ariko ujye ubanza ucunge neza niba ikigeragezo urimo atari igihano, cyangwa se niba ari ishuri. Iri jambo mvuze sinzi niba muryumvise. Ujye wirinda, ucunge neza, usenga Imana, ubaza Imana utese ibindi gucamo uri kunyigisha iki, cyangwa se niba ari igihano uce bugufi wegereza Imana. Yesu natugirire neza. Ndagira ngo usabe ngo ukomeze ukore subscribe niba ari ubwa mbere ufunguye ku channel, kugira ngo dukomeze kubana, kandi ufungure inzogera kugira ngo ubutumwa bwiza ntibukagucike. Satani atera Yobu ibishyute, yanga kubyinona. Nuko Satani ahera ko arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi, bihera mu bworo bw'ikirenge bugeza mu gitwariro, bwahereye hasi ahakandagiza kugeza mu mutwe. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Imva agahinda Yobu yari afite. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Bivuze ngo hari igihe nawe ugera mu bigeragezo, abo uturanye nabo bakaguseka, abo ubana nabo batese burasenga iki, kari ukennye, kari udasubizwa. Abana be nibo birukana ku mashuri, nibo batagira imyambaro, nibo barya rimwe ku munsi, nibo babwirwa nimubabura. Bakareba ahantu inyungu ziva mu gusenga kwawe bakazibura, bakakubwira ese undi usenga iki? Ariko ndagira nkubwire ngo shikama wizera Imana. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Bivuze ngo yaravuze nabi, nta kwizera muri we yari afite, nta gakiza yari afite. Mbese ye twahaga ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Umva ijambo Yobu yamushubije. Bivuze ngo ibyiza n'ibibi biragendana. Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe habe na kimwe. Imana nishimwe kandi tugiriye neza. Dukwiye kugira kwihangana nk'ukwa Yobu,
kwizera nk'ukwa Yobu, gukomera nk'ukwa Yobu, gushikama nk'ukwa Yobu. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyago byose byamuteye ziraza, umwe aturutse iwe undi we, yari Elifazi w'umutemani na Berudadi w'umushuhi na Zofari w'umunyanamati, basezerana kujya kumuririra no kumuhumuriza. Barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye, baramuyoberwa, batera hejuru bararira, bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu ku mitwe no mu kirere, maze bicarana nawe hasi, bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi nta wagize icyo amubwira, kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane. Yobu yarinze ibyo kwizerwa kandi arakomeza arakiranuka. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho, aravuga ati: umunsi navutseho urimburanwe n'ijoro ryawo, n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Hano Yobu yicuje icyatumye avuka. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima w'igicucu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kibutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi bifate, ugiye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, ugiye kubabarirwa mu mubare w'amezi. Bivuze ngo Yobu umunsi yavutseho we ntigeze awubara nk'umunsi yawukuyemo kubw'umubabaro yari afite. Ni ukuri iryo joro riba ingumba, rigiye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivume, inyenyeri zo mu kabwibwi karyo ze kumurika, ritegereze umucyo rye kuwubona, kandi rye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritazibye inda ya mama ngo rihishe amaso yanjye umubabaro. Yobu ntiyigeze yifuza kuvuka ku bw'uriya munsi. Aha yari yihebye, arimo asuka agahinda n'umubabaro yiganyira. Niki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama? Simpeze umwuka nkivuka. Niki cyatumye mama nshyira ku bibero akampa ibere? Iyaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka, mba nsinziriye, niho mba merewe neza, ndi kumwe n'abandi n'abategeka bo mu isi biyubakishirije ubuturo, cyangwa ndi kumwe n'ibikomangoma bifite izahabu byujuje amazu yabo mu ifeza. Yaba narabaye nk'inda yavuyemo itazwi, simba ndiho nk'impinja zitigeze kureba umucyo. Aho niho abanyabyaha bareka kurenganya, aho niho abarushye baruhukira, aho niho imbohe zose zibonera amahoro, ntabwo ziba zikihumvira ijwi ry'urenganya. Umuto n'umukuru niho bakira, niho bari, kandi umugaragu ntahategekerwa na shebuja. Aho yavuga n'ikuzimu yashakaga kwipfira bikarangira, yumvaga muri we akwiriye gupfa akajya munsi y'ubutaka akaruhuka. Aricyo gihe nawe ushobora kugeramo ukumva urimo urangwa iminsi urimo bisa n'uko wapfuye, bisa no gupfa. Niki gituma iha umunyamubabaro umucyo kandi ufite intimba mu mutima ikamubeshaho? Iyi Mana ari igihe uba ubabaye ukababara, ariko ukaba igakomeza kukuremera uburyo bwo kubaho, ukaba ufite intimba mu mutima ariko ugakomeza ukabaho ntupfe, kuko yifuza urupfu ntarubone, akarucukurira kurusha uko abantu bacukurira izahabu ihishwe. Iyo abonye igituro arishima cyane akanezerwa. Mbese umuntu ubura hajya Imana ikamukubira hamwe, niki gituma abona umucyo? Kuko kuniha kumbereye ibyo kurya, kandi imiborogo yanjye isukwa nk'amazi. Icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Ku mukristo ibyago n'amakuba ni byinshi. Babwire inshuti bavandimwe,
igihe cyose turi mu isi tuzahura n'ibitugerageza n'intambara, tuzahura n'ibibazo, ariko dukwiriye kwihangana tukabicamo. Dukwiriye kwihangana tugaca mu byago byose duhura nabyo. Maze Elifazi w'umutemani aramubwira ati, mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi, uwo ni Elifazi wabwiraga Yobu, kandi wakomezaga amaboko atentebutse. Amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa. Bivuze ngo wa mukristo we, ari igihe nawe ugeze mu bihe, ari igihe unkurikiye uri mu bihe bitoroshye, kandi akaba ari wowe wajyaga ubwira abandi ngo dore uko ukwiriye kumera, ukwiriye kwihangana, ukwiye gukomera ku Mana. Nubwo waba urwaye, nubwo waba wabuze amafaranga y'inzu, wabuze ibyo kurya, wabuze ibyo kwambara, abana amashuri byanze, ukabakomeza ukababwira uti mukwiye gukomeza kwizera Imana. Ari byo hano babwiraga Yobu, kandi bakomezaga amava asukuma. Ariko noneho ni wowe byateye kandi urihebye. Hano byabaye nko kumukomeza amubaza, ariko nanone asa n'umushinyagurira. Bikugezeho nawe uhagaritse umutima? Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse sizo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze. Aramubwira ati, ibuka, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza? Bivuze ngo abanyabibi bose nibo barimbuka. Cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Aha yumvaga ko Imana yamuciriyeho iteka, kandi bazi ko ari umukiranutsi. Nanone akamubwira ati, hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Nk'uko nabyiboneye, abahinga gukiranirwa bakabiba amahane nibyo bazasarura. Bicwa n'umwuka w'Imana, kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo. Aha bumvaga ko Imana yamwanze nayo. Gutontoma kw'intare n'ijwi ry'intare ry'inkazi birahora, n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, kandi ibyana by'intare y'ingore biratatana. Nuko hariho ijambo nabwiwe rwihishwa, maze ugutwi kwanjye kwakira kwihwisa kwaryo. Nibwiraga bitewe n'iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo, maze mfatwa n'ubwoba mpinda umushyitsi, bituma amagufwa yanjye yose akomangana, maze umwuka ampita imbere. Umusatsi unyorosoka ku mutwe, ahagararaho, ariko nyoberwa uko ishusho y'isa. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo, mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Bivuze ngo Imana irera. Ibyo ari byo byose yakwemera ko bitugeraho, Imana irera. Mbese umuntu yarusha Umuremyi we kubonera? Umuntu ubora yarusha Imana gukora ibikwiriye cyangwa guhitamo igikwiriye? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayibonamo ibabonamo amafuti. Bivuze ngo Imana ntitwiringira, uretse natwe n'abamarayika ngo ibabonamo amafuti, ibabonamo amakosa. Nkanswe bo baba mu mazu yubakishije urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu. Bameneka nk'uwakandagira inyenzi, guhera mu gitondo ukageza nimugoroba bararimburwa, bapfa buheriheri ntihagire ubyitaho. Ariyo mpamvu uzasanga hirya no hino abantu barapfa, ariko nyine ntacyo bikubwiye. Intambara ziraba, ariko ntacyo bikubwiye. Mbese umugozi w'ihema ryabo ntiwabakuwemo? Bapfa batagira ubwenge. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Aka kanya muvandimwe ndajya mubwire ngo uhamagare, noneho hari uwakumva. Uwo mubera watabaza ni umuntu. Nta wundi ukwiriye kwizera no kwiringira cyangwa se watabaza uretse Imana rurema, Imana ishobora byose. Kuko umujinya wica umupfapfa, kandi ishyari ryicubuza ubwenge. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mva mu buturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro,
bahondagurirwa mu irembo kandi ntibafite uwo kubarokora. Imyaka yimarwa n'abashonji ndetse bajyana n'ibiri mu mahwa. Igisambo kimira bungura ubutunzi bwabo. Umubabaro nuva mu mukungugu kandi amakuba ntamera mu butaka. Nyamara umuntu avukira umuruho nk'uko ibishashi bitumukira mu kirere. Ariko jye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Dukwiriye kwiyegereza Imana no kuyiyegurira. Dufite ibibazo, tutabifite, twizere Imana kandi tuyiyegurire. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Uyu mwanya Imana iraje ngo igushyire hejuru, wicishe bugufi yizagushyira hejuru. Kandi utuze uhore kuko igiye kugushyira mu mahoro. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Kandi Imana itegera abanyabwenge uburiganya bwabo. N'inama z'ab'incakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Ariko umukene imukiza inkota zo mu kanwa kabo. Niba uri umukene ariko uzi Imana yawe, izagukiza inkota zo mu kanwa k'ababisha k'incakura. Imigambi yabo ntizahama ku buzima bwawe. Ndetse n'umutindi imukiza amaboko y'abakomeye. Wa wundi woroheje w'umukene, umwe bavuga ngo ntacyo afite, ntacyo azimarira, imukiza abo bakomeye bashobora kumuhohotera. Nicyo gituma umukene agira ibyiringiro, kandi akanwa k'abakiranirwa kazahozwa. Umukene aba ari umukene ariko afite ibyiringiro by'uko ejo azamera neza, kuko yizeye Imana kandi ari kumwe n'Imana. Hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana. Iri jambo no mu migani ririmo. Igihano Imana iduhana ntidukwiye kugikerensa no kugisuzugura, kuko nyine yemera ko bitugeraho, ariko ibidufashirizamo, ibitwigishirizamo kandi ikatugirira neza, kuko ariyo irema uruguma kandi akaba ariyo yomora. Irakomeretsa kandi amaboko yayo niyo akiza. Iri jambo naryo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Kari yadukomerekeje ari nayo izatwomora. Niyo ikomeretse ni nayo yomora. Nta cyakugeraho Imana itacyemeye. Hari ikibishaka kukwigisha cyangwa se ikindi kiyifitiye inyungu, ariko nyuma y'icyo kintu kiza gihetse igisubizo cyiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7, kandi nta kibi kizakuzaho. Ibyo byago byose izabikurinda, nta na kimwe kizagira icyo kigutwara. Mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Mu gihe cy'inzara we ntuzasonza, izakurinda kwicwa n'inzara, kandi izagukiza inkota. Ntuzigera ugwa mu iyo ntambara. Uzahicwa intonganya z'ururimi, kandi ntuzatinya kurimbuka kuje. Ibyago n'amakuba we ntuzigera ubitinya, kuko wizeye Imana. Ntuzatinya gupfa, kuko wizeye Imana. Ahubwo usaba Imana, nunagenda uzajyane na Kristo. Yesu aba ari we uzakubanziriza, mupfane kandi muzukane. Kurimbuka n'inzara uzabiseka, kandi ntuzatinya inyamaswa zo mu isi. Uzajya ureba inzara uvuga uti nta nzara ihari, nta nzara mfite. Inzara n'izo ubone ni ibintu bisanzwe, we ntacyo bikubwiye. Umeze neza uri kumwe n'Imana yawe. Ntuzigera utinya inyamaswa zo mu isi, kuko uzaba uri kumwe n'Imana. Kuko uzasezerana n'amabuye yo mu gasozi, kandi inyamaswa zo mu gasozi zizuzura nawe. Muzaba inshuti, uzazitegeka. Uzamenye yuko amahoro ari mu rugo rwawe. Uzasura ibiraro by'amatungo yawe, ube kugira icyo ubiburamo. Yesu nashimwe cyane kandi atugiriye neza. Niho uzamenya ko urubyaro rwawe ruzagwira, n'abagukomokaho bakaba nk'ibyatsi byo mu isi. Uzongera utunge kandi utunganire. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Bivuze ngo ntuzapfa ahubwo uzarama, uzabaho imyaka myinshi, kuko uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza. Dore ibyo nibyo twagenzuye dusanga ariko biri. Byumve ubyigireho akamaro.
byumva ubyigiraho akamaro, ubikuremo inyigisho, ubikuremo inyigisho nyinshi, ubikuremo ibikwiriye kugufasha kandi bikagushoboza muri urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo ushimire wowe wabanye nanjye. Iki cyari igice cya mbere, nzabazanira ikindi gice cya kabiri. Imana yongera kugirira neza Yobu, kuko yakomeje kuyizera kandi arayiringira. Imana iza kumubabarira amaganya yagize, agahinda yagize, yongera kumugirira neza. Eric Ndayishimiye, ndabakunda cyane. Reka dusenge Imana ikomeze kubana natwe. Uwiteka wakomeje kuturinda, wakoze cyane kuturinda no kubana natwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Komeza rubane natwe kandi ugire neza buri wese wumvise iri jambo, umuhe umugisha, ubane nawe kandi umuhaze kwifuza kwe. Uwiteka umwuzuza ibyiringiro kandi